abakobwa bose mu rusengero Imana igukuriye hino nutifata neza uratwise neza kabaye urabyaye ahubwo impanga urumva Imana mujya muvugana ngiye turavugana rega ngiye nandi bwanjye ndakanwa k'Imana n'ubu ngubu turi kuvugana kuko ndi kuvugira baba rumbwire Imana mujya muvugana turavugana rwose genda umuvugizi w'Imana none se pastor hanga ndi kumwe n'umuntu uvugana n'Imana none se Imana wazayibwiye nanjye ibibazo byanjye wenda ikagira ikubigera ubu uravana ugusengeye rwose ibibazo byawe birakemuka ariko Imana ntigira abakozi ahubwo bariya n'abakozi b'itorero rero iyo ukorera itorero riraguhemba n'ikimenyimenyi buriya bariya itorero rishobora kurakara none rikavuga ati wakoze nabi ntabwo wakoze inshingano z'itorero turakwirukanye bakazana n'undi akirira amafaranga. Kongeye kubasuhuza abantu badukurikiye kuri channel yacu bita Narada Big Talent. Ahanga nkaba ndi kumwe n'umupasiteri, nkaba ndi kumwe n'umukobwa umeze nka Slay ariko atari Slay, sorry. Rero tukaba tugiye kuganira, turatangira pasiteri atuganiza. Pasiteri umeze uti? Tumeze neza cyane, turashima Imana kandi ubuntu bw'Imana buraduhagije. Ubuntu bw'Imana? Yego. Sister, weho watubwira umeze ute, amakuru yawe? Meze neza, amakuru yanjye ni neza. Aba turi kumwe bakwita nde sister? Umutoni Umunyarwandakazi. Umutoni Umunyarwandakazi. Pastor wowe bakwita nde? Ngiye banyita Ntakirutimana Jean de Dieu. Ntakirutimana, wamanza se ukadusengera hanga kugira ngo ikiganiro cyacu Imana ikeze kihereza imbaraga ukatuganiza nyine nako apana kutuganiza ukadusengera mbere ko dutangira kuganira. Nta kibazo rwose. Tuganize kabisa. Mana turagushimye kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe ruhebuje rutagira akagero. Rwatumye utanga umwana w'ikinege kugira ngo kwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turagushimye ko muri Kristo Yesu waduhaye ubugingo buhoraho. Iki kiganiro tugiye kuganira na mushiki wacu na mwene data, turakwinginga ngo kiduheremo umugisha kandi abantu bazagikurikira kwicano kizabagirira umumaro, kizabafashe. Ngaho reka ibiganiro byose ubemo kandi bibarwe n'Umwuka Wera, tubisabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yes. Pastor arakoze kudusengera. Ubwo rero twatangira ikiganiro cyacu nta kibazo, reka duhere kuri pastor n'ubundi ndakeka ari we watuzanye. Pastor, kuri pastor nk'ubu koko ubu pastor bumazemo nk'igihe kingana iki? Ni ukuvuga uyu murimo wo gukorera Imana nkumazemo igihe kinini, nkumazemo igihe kigera nko mu myaka 10 nkorera Imana. Ajya abapasiteri nabo barashaka? Abapasiteri barashaka kuko ndi umugabo wubatse, mfite umugore nkagira n'umwana. None pasiteri rero wadusobanura iki kintu, kubera iki abapadiri badashaka noneho mwebwe abapasiteri mugashaka? Ni ukuvuga abantu bose bagira amahitamo atandukanye. Abapadiri bahisemo kudashaka, ariko hari ijambo ry'Imana ribivuga. Ubivuga yuko gushaka ni byiza kandi ni byiza cyane. Nyumvire sister nawe ajya Umunyarwandakazi. Ariko kudashaka byo ni byiza kurutaho. Buriya ni ukuvuga abapadiri bo bahisemo ibyiza kurutaho, ariko ibyiza ni ugushaka. Ubwo uri kumva ko mwebwe mwahisemo inzira mbi ubwo ngubwo? Oya, twahisemo inzira nziza. Nawe tekereza, ese iyo abantu bose baza kuba abapadiri byari kugenda gute? Ese wowe wari kuvuka? Ese urumva umugambi w'Imana wo kugira ngo abantu bororoke buzure isi utari kububurijwemo? Pasiteri, menya gutandukanya ibintu. Yego umupasiteri, sorry kuba mvuze menya. Yego. Ariko hari ikintu utari kutwumvisha neza. Gute abapasiteri mwahisemo inzira nyine ubona ko nyine wenda reka muhereze urugero sibyo? Gute nka gutya baguhaye 100 sibyo? Undi bamuhaye 50. Gute weho utahisemo 100 ugahitamo 50? Nkuko natangiye mbikubwira, guhitamo kose no guhitamo.
muri make njye nahisemo guhitamo kwiza. Oya nawe n'uwo utarashatse, oya n'uwo utarashatse nawe ashobora kukubwira yuko wahisemo neza, ariko nanjye nahisemo neza. Ntabwo wahisemo neza kuko wahisemo ikibi kurusha icyiza. Oya ntabwo ariko biri. Oya reka tujye tucisha ibintu mu mucyo. Watubwiye ko ngo icyiza kuruta hari ukudashaka, sibyo? Noneho weho abapasiteri murashaka, sibyo? Gute mwebwe mwahisemo inzira zitari nziza? Mbo reka nkigusobanurire. Oya araza kudukiranura, ariko ndakigusobanurira nkurikije ijambo ry'Imana icyo rivuga mu itangiriro. Mu itangiriro Imana yaravuze ngo ireme umuntu agwire yororoke yuzure isi, abantu buzure isi. Ni ukuvuga iyo abantu bashatse baba bari kuzuza umugambi w'Imana. Ariko ibyo Pawulo yavuze ngo gushaka ni byiza, yaravuze ngo gushaka ni byiza, ariko kudashaka ni byiza kurutaho. Ntabwo ibyo ngibyo yabivuze ari ijambo, ntabwo ari ijambo ry'Imana cyangwa Imana yamutumye. We yarasobanuye avuga ngo ibi ngibi byo bivuze ku bwanjye, ku giti cye. Impamvu cyari igiti cye, uyu Pawulo yari intumwa. Kandi ubundi yari gushaka umugore ko yirirwaga agenda akava akajya aha, ariko nyine we kubw'uwo murimo yakoraga byabaye ngombwa yuko adashaka kubwo kwiyegurira Imana. Bivuze ngo ibyo wambwiye ntabwo ari Imana yabivuze. Ntabwo ari itegeko ry'Imana yuko abantu badashaka. Itegeko ry'Imana nuko abantu bashakana kandi bakabyara bakororoka bakuzura isi. Abantu rero twari mu rujijo. Urumva ko atari Imana yabivuze, ubwo ngubwo atari Imana. Kuko njyewe aba bantu bose ngabahanuzi ngabaki bose njyabona mu bantu ntabwo mbemera. Ubundi abo bantu nabakubwiraho, abo bantu bose bavuga ngo barahanura baragira gute, ni ukuvuga 80% barabeshya. Ntabwo ibyo bavuga. Simwumva ko pasiteri abitubwiye, abantu mwigira abahanuzi mwese mwamutubeshya. Dore na pasiteri abitubwiye. Hariho abahanuzi b'ukuri hakabaho n'abahanuzi b'ibinyoma. Kandi urabivanze. Nyine reka nkubwire, kuko abahanuzi benshi bari ubu bahanura kugira ngo babone indamu. Ariko umuhanuzi nyamuhanuzi ntabwo ahanura agamije indamu iyo ari yo yose. Kandi aho umuhanuzi nyamuhanuzi yageze, ahari inzara iragenda, ahari ubukene bukagenda, ahari uburwayi bukagenda, ahari ibibazo bigakemuka. Naho ndaraza nimba gusengeye wari ufite yo kwishyura inzu ngo ariko nguramamo 5. Urumva uwo nguwo abaguteje ikibazo. Abo rero ntabwo bahanura kubw'Imana, bahanura ku bwabo. Yego. None si ibintu byo guhanura kuko pasiteri tujye tuvugisha ukuri biracyabaho. Ibintu byo guhanura biracyabaho, ariko cyane abantu bakwiye gushishoza. Ndakubwiza ukuri, ubuhanuzi bwose baho nubwo abantu bafite, hari n'ababwandika amajenda bayujuje 80% ubwo bafite ntago ari bwo. Byibura 20% nibwo bwo. Rero reka nkwereke pasiteri rero. Pasiteri urabona abantu benshi namwe mudukurikiye, ndabizi nta muntu mu buzima utarahanurirwa. Yego. Nanjye barampanuriye benshi ndabizi mwese murahanurirwa. Ariko abahanuzi hari ikintu akubwira ukabona arakinyuranyije. Arakubajije se ngo mufite iki ngiki wanyu, cyangwa se ngo hari ibintu bitagenda iwanyu gucya kandi byose bigenda. Ukabona ibintu ari kukubwira ntabwo ari byo. Kandi nta muhanuzi ukubwira akubwira ibintu 100%. Icyo kintu pasiteri tubyemeranyijweho ko nta muntu ukubwira ibintu 100%. Impamvu batavuga 100%, Bibiliya avuga ngo umuntu ahanura igice. Ubundi nta muntu uhanura. Ibyo ngibyo byo sinzi kuza kubimenya, ariko ubundi umuntu uhanura nta nugari n'igice ibintu ahanura uburyo ababibona. Ni ukuvuga ababonaho nk'10%, ariko 90% nawe aba yihishwe. Reka nkwereke. None si urakoze kubitubwira. Twizere ko abantu nka gutya bahanura aba ari ibintu baba bari kwimagina. Oya ntabwo ari ibyo bari kwimagina. Ubuhanuzi rwose bubaho, ariko ikintu cyaba cyiza wenda kitacanganyikisha abantu, ubuhanuzi bwiza ni Bibiliya. Ubundi buhanuzi bwose buza ari inyongera, kuko umuntu naguhanurira ubu ushobora guhanurira nk'uyu nguyu biragaragara wenda ko ari umukobwa. Reka nawe kwanza tumubaze. Sister, ubundi wowe mu buzima busanzwe ukora iki?
ubuzima busanzwe mu buzima busanzwe nyine na filime nakora na make-up rimwe na rimwe. ukora ibintu byiza cyane. Watubwiye ko ukina filime ukabukora na make-up, ibyo bintu mbese niko kazi kawe? Niko kazi kanjye ka buri munsi. None ko uyu mupasiteri ari kutubeshya ngo abahanuzi we bageze baguhanurira cyane rwose. Baraguhanuriye? Sina rimwe cyangwa kabiri na gatatu. None si ibintu baguhanurira usanga ari byo cyangwa ubona ari ukutubeshya? Nagahomamunwa. Agahomamunwa se nibyo kerega gisobanura ibintu. Agahomamunwa byarasohoye byose cyangwa hari bitarasohoye? Ntabwo ari byo, nukuvuga ngo ngewe ndabyibushye ndi munini. Kandi turi kubona akamaneke. Ndi munini. Afite na pinya disi we. Iyo nambaye bavuga Yesu ashimwe sore. Iyo nambaye nyikanzu y'ababyeyi nkanitega nta muntu ushobora guhita atanze menya ko ndi umukobwa. Ndagenda rero kabona umuntu araje hajya washakiye kandi sindashaka nta na sheringira none. Sibya bindi nakubwiraga pastor. Abo ngabo nabateka mitwe. Abo se nabo muraza kubanyitirira kandi ngo nabahanuzi banje. Turi pastor. Abo ngabo ngenda bahakanye. Abo ndabahakana rwose. Yego rata dukomeze. Noneho narangiza rimwe nkanavuga ati ntabwo nari nashaka ngo ubonye umugabo mwiza, mbonye ugiye muri Amerika. Baburetse ntabwo muciye mu ijambo, tumanze twanariza aka kantu. Urabona aramubwiye ngo uyu mugore ngo ufite umugabo ntawe, ahise amubwira ngo Imana iguhaye umugabo kandi ntabyo yarazi. Pastor urukumva ko kito bintu koko hatari ahantu mutubeshya ngo muraduhanurira, namwe mudukurikiye mutubabare mutubwire muratubeshya ngo muraduhanurira, sibyo? Ariko nanjye nabikubwiye ko abaho n'abateka. Siwumvamanya nanjye reka nkubye nanjye baramana. None se namuhanuzi w'ukuri mwebwe mwari bwumve abo mwumvishe bose ni abanyabinyoma koko? Ubu ni abahanuzi muzi? Nta muhanuzi ngewe uramuhanurira ibintu birebye. Umuntu araje arambwiye ngo ndabizi ko ndi mu isi nzapfa, twese tuzapfa, ngo Imana igukuriyeho urupfu. Ngewe barabimbwiye ahantu ntashaka kuvugira hano n'ibintu byinshi ndabizi. Imana inkuriyeho urupfu, sibyo? Kandi ejo bundi tuzaba twamushyinguye. Noneho hari ibintu niba biba muri Bibiliya ntabwo mbizi ngo iyi saha yawe yageze nta cyabihindura. None bagukuriyeho weho urupfu. Gute isaha yabigera Imana ikayihindura? Icyo kintu ni ikibazo pastor. Ndakibasubiza rwose. Noneho umva nkubwire ibindi. Ndi umukobwa ibibazo bagomba guhura nabyo, umukobwa atwita kubyarira iwabo ibintu nk'ibyo. Abakobwa bose mu rusengero Imana igukuriyeho inda, nutifata neza uratwise neza kabaye urabyaye ahubwo impanga, urumva? Kandi noneho abakobwa bari mwaha mwihana ibi n'ibi ngo ngo harimo umuntu ngo wazanye ibishumi mu batate ntanamwerekane ngo natihana ngo bimukozeho ibintu by'abahanuzi. Pastor nagira icyo bivugaho. Dore rwose twebwe turaho tugendera mu kigare, watugira inama koko ibintu byo gusenga tugiye kubireka kuko ntabwo wakumva batubeshya gutya tugakomeza kujya ngo badushuke. Ngewe inama nabagira nkuko naherekane mbibabwira, abahanuzi b'Imana barahari n'abahanuzi b'ibinyoma barahari. Byashoboka yuko akenshi mwahuye n'abahanuzi b'ibinyoma, ariko sinababwira ngo murekere aho gusenga, ahubwo ijambo ry'Imana irabivuga neza mu gitabo cy'Abatesalonike ibice byaho 5 haravuga ngo ntimugahinyure ibihanurwa ariko mugundire iby'ukuri. Hari abahanuzi mu by'ukuri, abahanuzi barahari benshi tubabeshya, ariko bose mwibafata ngo bashyire mu gatebo kamwe mushake kuvuga yuko umwuka w'Imana utakiriho. Umwuka w'Imana uracyariho, umwuka w'Imana urakora. Ahubwo ureba ese uyu muntu uri kumpanurira angamijeho nyunguki,
iyo iteka ryose umuntu aguhanurira kugamisheho inyungu arakubeshya bitewe n'icyo ashaka kugukuraho, cyangwa akagutera ubwoba wa mugani w'uyu ngo Imana inyeretse ugiye gupfa, ngo uriho umwuka w'urupfu, ngo none tanga ibi n'ibi, Imana igukurireho umwuka w'urupfu, ariko iyi saha yawe yageze yo gupfa urapfa. Usibye yuko nanone hari ibintu Imana yigeze ikora igihe cyawe cyaba cyageze, nk'umuntu witwa uriya mugaragu w'Imana Yesaya, igihe kiwe cyarageze ngo cyo gupfa, ngo Imana yohereje umuhanuzi Yesaya iramubwira ngo genda umubwire ngo yiyeze yuko igihe kiwe cyo gupfa kigeze. Ngarangije atakambira Imana, yereka Imana imirimo myiza yose yakoze, yari yarafashije abapfakazi, yarakoze imirimo myiza. Imana imwongeza indi myaka 15. Imana ishobora kukongeza igihe cyo kubaho, ariko byaterwa ikintu gituma Imana ikongeza nanone icyo gihe ni imirimo wakoze. Nta kindi kintu kibaho gishobora gutuma Imana ikongeza imirimo. Hari uwitwa Tabita, umugore witwa Tabita yarapfuye, amaze gupfa hari abapfakazi, hakaba imfubyi, bararira cyane, bahamagara Petero, barangira avuga ati dore umuntu wadukoreraga ibi bintu arapfuye. Petero aramusengera, arongera abaho. Imirimo yonyine ni ishobora gutuma umuntu agaruka, yari yapfuye igihe cye cyarangiye, Imana ikamwongeza igihe. Ariko none kuvuga ngo Imana igukuriyeho urupfu ntuzapfa, ibyo namwe murabyumva yuko ari ukubeshya pe. Pasiteri rero, ngewe ukuntu nsigaye mbona isi, ngewe mba mbona wenda abahanuzi ba nyabo batakibaho. Oya, kuba babaho bo baracyahari, gusa ni bake cyane. Byibura nayibaza, ariko mu bahanuzi nakubwiye nko mu bahanuzi 10 byibura harimo 2. Nawe reba icyo kintu. Kandi nanone ntabwo bigoranye kumenya abahanuzi b'Imana, biroroshye cyane, ahubwo mwebwe nuko mudashaka kubamenya. Biravuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Nk'uyu mukobwa ruwaza akamuhanurira, yarangiza kumuhanurira mu kandi kanya akaba ari kumukorakora, kandi mu kanya yahoze amuhanurira. N'ubundi uri pasiteri, guhanura nawe urahanura, sibyo? Yego, urahanura. None wowe ntabwo ujya ubeshya abantu babwira ati Imana yambwiye, Imana mujya muvugana? Ngiye turavugana, rega ngenda nandi ubwanjye ndakanwa k'Imana. N'ubu ngubu turi kuvugana kuko ndi kuvugira. Babarumbwira Imana mujya muvugana? Turavugana rwose. Ngenda umuvugizi w'Imana. None se pastor hanga ndi kumwe n'umuntu uvugana n'Imana, none se Imana wazayibwiye nanjye ibibazo byanjye wenda ikagira ikubigera. Urava no gusengera rwose ibibazo byawe birakemuka, sibyo? Ngenda umuvugizi w'Imana mu isi. Ninjye Imana yashyizeho kugira ngo mpanurire amahanga, mbabwire uko Imana igiriye abantu bose imbabazi, kandi yuko mbabwiza ukuri, mbabwire yuko ibi bintu abantu birirwa babeshya bakavuga ngo korera ngo Imana izaguha ubugingo, ngo tura ngo Imana izaguha ubugingo, ngo kora ibi n'ibi ngo Imana izaguha ubugingo. Kiriya ni ikinyoma, barabeshya 100%. Ubugingo ntabwo ari ikiguzi, ntabwo Imana itanga ubugingo ku kiguzi, ahubwo ubugingo bw'Imana ni ubuntu Imana itanga, kandi Imana yabigambiriye isi itararemwe ko izacungura umuntu ikamuha ubugingo. Ngewe rero ndi umuvugizi w'Imana, Imana yashyizeho mw'iki kinyejana kugira ngo mpanurire amahanga. Murabyumva neza cyane rwose. Wowe ushobora kuba utari umuhanuzi, ariko utabifitemo experience. Hari abandi bo batubwira ukabona bari kutubeshya, ariko ndikumva wari kutubwiza ukuri. Ngewe nta mpamvu mfite yo kubabeshya, kuko nta ndamu ndi kubashakaho, n'abari kunyumva bose nta ndamu mbashakaho. Ngenda umuvugabutumwa wahamagawe n'Imana kugira ngo mbwize abantu kuri, mbabwire yuko abantu bose bamwizeye, bakizera izina rye, bagabwa ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, yuko bafite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, kandi yuko iyo niyo mpano y'Imana Imana yabageneye. Iyo niyo impano ubwo twizere ko impano y'Imana ari iki? Ari ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo uwizera Imana wese afite ubugingo buhoraho, utamurebeye mu ishusho ye. Abantu b'iki gihe barakubeshya, bakakurebera mu ishusho yawe, bakareba ngo uyu nguyu ni umunyantege nke runaka, barangiza bakagufata bakagushyira ahantu bakavuga ngo ntago azajya mu ijuru. Uwizera Kristo wese afite ubugingo buhoraho. Cyokora umuntu wizera Kristo ntakora, akaba nta mirimo, afite ubugingo buhoraho, ariko nta bihembo by'imirimo runaka yakoze, kuko nibajya gupima imirimo, imirimo izapimwa y'abera. Hari umunzani uzapima imirimo. Hari umunzani uzapima imirimo, kandi uwo munzani azaba ari umuriro. Umuntu imirimo yose yakoze akayikorana urukundo azayihemberwa. Hari abandi bizera gusa batigeze bakora imirimo. Abo ngabo Pawulo yaravuze ngo bazamera nk'umushumi ucishijwe mu muriro. Abo ngabo bo
bazamera nk'umushumu. Ubu ni urugero, nk'ubu ndamutse njye hano hanze nkabwiriza ubutumwa bwiza, umuntu utarigeze amenya ubutumwa bwiza nkabwiriza nk'indaya, yaba igisohoka ngo ikimara kwakira Yesu nk'umwami nk'umukiza igapfa bakayigonga, ntabwo ijuru yaribona. None se yigeze iririmba, yigeze ihanura se, yigeze itanga icyacumi se? Kuririmba pastor nibyo biguhesha ijuru? Hoya, ahubwo kuririmba hari ingororano yo kuririmba. Umuntu waririmbye afite ingororano, afite ingororano yo kuririmba. Uwatanze afite ingororano yo gutanga. Ikintu cyose wakoze ugifitiye ingororano. Ubu nanjye mfite ingororano yo kubwiriza. Buriya ni ukuvuga ngo ba Bruce Melody buriya bose bazajya mu ijuru kuko bafite bararirimbye. Oya, ingororano yo kuririmba ni abantu baririmbye indirimbo zo guhindurira abantu benshi gukiranuka. Bariya ntabwo baririmba indirimbo zo guhindurira abantu benshi gukiranuka, baririmba indirimbo zo gushimisha abantu bakishimisha gusa. Bariya rero niba baririmbye indirimbo ishimisha umwana w'Imana, sibyo? Guta Imana yitaguhemba kandi nta mpamvu yo ko Imana yaguhemba kuko abo ngabo uririmbira deja baraguhemba. Ariko bariya baririmba nta muntu bahemba, baravunika bakagira gute, nta bihembo bafite. Ariko n'uwaririmbye agahembwa hano mu isi ntazibeshye kwishyuza mu ijuru. Umurimo wakoze hano mu isi ukawuhemberwa, mu ijuru ntuzibeshye wishyuza ubwo uzabwirwa kandi warakoze bakakwishyura. Pastor, ubwo ushatse kuvuga ko Vestina na Dorcas batazahemberwa imirimo yabo kuko baririmbiye abantu? Nyine abo baririmbiye nimba barabahembye ntago mbizi, nimba barabahembye iyo ngororano yo guhembwa barahembye. None se wajya hariya ukirwa uririmba nta kintu uraza kubona? None se wowe nuko mbona mukira abantu, umwana mu rugo ko yirirwa yoza amasahani akirirwa agira gute, wari bwabone iwabo hari ikintu baguhembye? Umwe abakora ni iwabo, ahubwo iyo nta kibazo baca kubaza. Pastor, nashaka kukubaza, uvuze neza ko uwahembwe mu isi mu ijuru ntabwo azahembwa. Yego. None njyewe ikintu ndi kwibaza n'ubu mubaza mbaza n'abanyarwanda bose. Yego. Ngubu ugereranyije imibare y'abanyarwanda bose mu bantu bafite amamodoka meza, basanga ari abapasiteri birirwa babwiriza, kandi mu by'ukuri ntabwo kubwiriza ntabwo ari uguhinga ngo uzasarura, si no gucuruza ngo uzunguka. Mwebwe ko muhembwa amaturo yacu, mu ijuru ntabwo tuvuge ko nta kintu muzabaza. Yego, ubajije ikibazo cyiza. Reka mbanze ngusubize nkubwira ngo Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru ubundi ntigira abakozi. Cyo ni ikintu cya mbere ubanza ukimenye. Kuko itagira abakozi. Imana ntigira abakozi, ahubwo Imana igira abana. Ariko Imana ntigira abakozi, ahubwo bariya ni abakozi b'itorero. Rero iyo ukorera itorero riraguhemba. N'ikimenyimenyi buriya bariya itorero rishobora kurakara none rikavuga ati wakoze nabi, ntabwo wakoze inshingano z'itorero, turakwirukanye, bakazana n'undi akirira amafaranga. Rero bakazana undi bakazajya bamuhemba. Iyo ukora umurimo wundi nawe akajya gushaka akazi. None se umuntu none ntabwo bavuga ngo umuntu agomba kuba afite diploma, agomba kuba afite kaminuza gutya na gutya. Nuko ariwe mukozi wo bashaka, araza akagirana na kontara, bagasenyanya kontara. N'umukozi w'itorero arayisinya kuko ni umukozi w'itorero. Reka atayisinye hari igihe yabwiriza neza n'irindi torero rikamubenguka rikamwitwarira, nawe arasinye, si umukozi se? Birumvikanye. Ndumva ibintu byo pasiteri rero ndikumva ari kandi n'ikindi ntabwo kuba umuntu akorera itorero bisobanuye ko agomba kuba umukene. Usibye nuko guhembwa ari nabo bafite n'indi mirimo yabo bakora bwite ku ruhande. Rero kuba yagendera mu modoka nta gitangaza kirimo. Ahubwo nge mbona umva ukuntu mbyumva ngewe ko aya mafaranga dutura hari igihe bayafashisha cyangwa bakayubakisha insengero. Mbona bano bantu kubera gusenga bitewe n'ukuntu basengera n'abantu, mbona wenda buriya butunzi ari imigisha y'Imana. Si wasanga ubundi ikintu cyose kibamo kuvugira Imana cyangwa no kuyikorera, nubwo bahembwa n'itorero, ariko ubundi gukorera Imana mu buzima busanzwe ukaba wakora umurimo w'Imana. Ariko ubundi ikintu bita gukora umurimo w'Imana nyirizino, umurimo w'Imana uwo ari wo, ntabwo ari ugutanga amafaranga,
nta nubwo ari no kubaka insengero. Ubundi umurimo w'Imana uboneka muri Yohana ibice 6 umurongo guhera ku murongo wa 28 kugeza 29. Niho bamubajije ngo none dukore dutarababwira ngo umurimo w'Imana n'uyu nuwo kwizera Yesu Kristo. Ubundi umurimo w'Imana ni ukwizera. Ibi bindi dukora ni imirimo runaka yo mu buzima busanzwe, ariko ntago ari imirimo y'Imana. Umurimo w'Imana nyirizina ni ukwizera. Ni Yesu wabyivugiye. Yesu yaravuze ngo umurimo w'Imana ni uwo kwizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Ubundi ni wo murimo w'Imana. Iyindi ni imirimo y'itorero bakora bagahera. Ubwo twizere ko ubwo ngubwo Imana umurimo wayo turi kuwukora ko twizera Imana. Iyo wizera ugakora n'ibyo gukiranuka iby'Imana ishaka, umurimo w'Imana uba urimo neza rwose. Ese ubwo wamenye iby'Imana ishaka ari ibiki kweri ko tubona Imana yaremye ibintu byinshi, sibyo? None twebwe tuzabibwirwa n'iki ko turi mu nzira z'Imana? Ariko ubundi wowe utandukaniye he na wa mufarisayo? Na wa mufarisayo wigizaga nkana akazajya baza Yesu atubwira ngo tubwire. Wowe ubundi utandukaniye no mufarisayo. Ubu murimo w'Imana urabuyobewe. Kwibuyobewe yuko ari bibi, gusambaniwe ko ari bibi, gutukaniwe ko ari bibi. Ubwo uvugishije umurimo w'Imana iby'Imana ishaka yuko ukora urabiyobewe. Oya reka kumbwire. Wenda dushobora kuba dutukana, wenda ukaba watukana n'umuntu nawe ugututse cyangwa ugushotoye, sibyo? Yego. None ubwo urumva kuba usubije umuntu nyine bitewe n'ukuntu yakurakaje ubukoze icyaha. Ubukoze icyaha gikomeye. Ntabwo ubundi none se bazadutuke. Kandi Bibiliya irakubwira ngo ntukihorere, guhora n'ukw'Imana. Niyo mpamvu na Yesu yatanze urugero rwiza, aravuga ngo nuzagukubita urushyi mu musaya uzahindure akubite no mu wundi, ngo uzagutwara ikanzu uzamuhe n'umwitero. Rero sinumva impamvu uwo muntu yakubwiye ngo aragututse nawe rero nawe aratubeshya. Yego. Gute Imana ndabizi ko kera ikivugana n'abantu, ko ndabizi ubu ngubu ntabwo ikivugana n'abantu. Kubera iki itakivugana nabo? Yagiye he Imana se? Ariko reka nkubwire, Imana yaba ikivugana n'abantu cyangwa ikiyereka abantu, ntabwo nta ndaya yakagombye kubibaho, cyangwa se niyo yakabaho, niyo yabaho, ntabwo iyi si yose yaba yuzuye abantu babi gutya, kuko isi yarahindutse cyane. Nijoro mu kabari muki ubona ko ibintu byose byahindutse. Mu mihanda indaya ziyambara ubusa, mu kabari bakambara ubusa. Ubwo rero urumva ko ntabwo ndakeka ko aho ngaho ntabwo turi kujyana past, sibyo? Nyine wowe uvuga ngo ibyaho ngibiriho ubu ngubu biriho ubu ngubu, ukeka yuko ibyariho mbere. Byabaye Sodomo na Gomora. Wigeze usoma ibya Sodomo na Gomora? Narabisomye cyane. Nuko rero umenye yuko ibyari biriho icyo gihe ari byo biri kugaruka ubu ngubu. Nta gishya gihari. Ikibazo si indaya, ikibazo si bariya banywa, ahubwo ikibazo ni twebwe kuko bariya ziriya ndaya uri kuvuga nabo ngabo banywa inzoga bakarara mu kabari uri kuvuga, ntabwo ikibazo ari bo, ahubwo ikibazo ni twebwe. Kuko bariya nabo n'abana b'Imana. Igorogota ku manywa y'ihangu yirehereje abo mu isi yose. Ni ukuvuga abo mu isi yose n'indaya zirimo, n'abasinzi barimo, na bariya nabo n'abana b'Imana. Nabo Kristo yarabapfiriye, kandi ukankunda nabo niko abakunda. Ahubwo twebwe tubarimo ideni ryo kujya kubamenyesha yuko ari n'abari abana b'Imana, ko Yesu abakunda bakagaruka. Ikibazo si bo, ahubwo ikibazo ni twe tubarimo ideni ryo kutabibabwira. Pasiteri turumva ari kutugira inama nziza cyane rwose. Ngewe natangiye no gufashwa. Yego. Natangiye gufashwa. Rwose nawe umunyamakuru, abanyamakuru nimwe mugera ahantu hakomeye. Ukwiye kwiyaranja mukazajya mujya n'ahantu hose, nawe ubu butumwa wumvishe ntago ari ubutumwa bwo kwicarana ukabubwira abandi. Ayisangira umupasiteri. Ahubwo nta kuntu twajya tujyana ukaba ngewe tukabafata nka gutya interview ukababwiriza. Oya, ibyo nabyo nta kibazo ngiye nabikora. Ubundi Yesu yavuze ikintu gikomeye. Yaravuze ngo nimugende muhindura abantu bose kuba abigishwa. Abazemera muzababatize. Nukuvuga n'abantu bose. Nanjye ntabwo mwigisha ko ubu ngubu ndakubwiye uremeye. Ubu ngubu nawe ugomba guhita umwigisha ugatangira ukigisha abantu ukababwiriza. Yigisha abantu.
ukababwiriza ubutumwa bwiza. Wigenda ubwiriza abantu batera ubwoba, ubabwire ngo Imana izabarimbura, Imana izabatwika, nimudakora ibi Imana ntabwo ubwo ari ubutumwa bwiza. Mugende mubabwire ko Kristo Yesu abakunda, mugende mubabwire ko Kristo Yesu yabapfiriye, mubabwire yuko igorogota ku manywa y'ihangu yirehereje amahanga yose, agaterwa imisumari, akambara ubusa, isi ikagira isoni zo kureba ubwambure bwe. Ubakundishe Kristo, ubabwire yuko abakunda. Urwo rukundo rwabo nirubageraho ruzabahindura. Uwarindaye yumva uburaya buhaze, uwanywaga cyane yumve kunywa bihaze, uwakoraga ibyaha yumva bihaze, ariko ugenda umubwira urukundo rw'Imana. Pastor, ikibazo kimwe nanjye ndikumva ngiye kuba umuvugabutumwa. Ni umuvugabutumwa. Ngiye kujya mpanura mukongo hanure. Ubwo nawe ushaka kutubeshya nyine nk'abari nanjye hari ibintu oya ntabyo, reka kutubeshya tuvugisha kuri, ahubwo reka mwe mushiki wacu nawe muhereze mikoro, nawe afite icyo ashaka kubaza. Sister, wamubaza pastor wacu? Pastor, ndamubaza ibibazo byinshi. Umbaza ibibazo byose ushaka ndagusubiza. Kubera iki abarokore bigira abantu bakijijwe cyane? Kandi nibo bantu bakora ibyaha. Abarokore ni bantu ki? Uvuze abarokore ni bantu ki? Abarokore akenshi akamvuge noneho mbivuge neza, abantu basengera muri ADPR. Yego. Twese turi abana b'Imana. Turi mu ishusho y'Imana. Yego. Bibiliya ivuga neza ko ntawashikira ubwiza bw'Imana, kandi ko umuntu wigize umwere. Iravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko hepfo mwebwe mugarukiraho ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ariko mukirengagiza ko hepfo havuga ngo ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Kandi ibyo byaha bavuga twakoze ntabwo ari twe twabikoze. Ibyo byaha bavuga ngo twese twakoze ibyaha ntabwo ari twe twabikoze. Buriya ni akana gato kakivuka nako kakoze ibyaha, n'akakiri mu nda nako kakoze ibyaha. Ntabwo ibyo byaha ari twe twabikoze. Ibyo byaha uvuga ngo twese twakoze ibyaha, si twe twabikoze, si njye wabikoze, si nawe wabikoze, nawe ntabwo ari we wabikoze. Ibyo byaha twabikoreye muri Adamu. Adamu yakoze icyaha, arambura ukuboko arya ku giti Imana yamubujije, isi yose ihanirwa no gukora icyaha. Ibyo byaha twese tubibarwaho. Iyo bavuze ngo twese twakoze ibyaha twabikoreye muri Adamu, ariko hepfo ngo impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Abamwizeye bose bo ntabwo bakoze ibyo byaha, kuko bo ni ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu. Ntabwo ari urubyaro rwa Aburahamu. Iyo umuntu atari icyaremwe gishya aba ari urubyaro rwa nako ntabwo ari urubyaro rwa Adamu. Iyo umuntu atari icyaremwe gishya aba ari urubyaro rwa Adamu, aba yarakoze ibyaha bagomba kuzarimbuka. Ariko uwabaye icyaremwe gishya aba ari urubyaro rwa Kristo, aba akwiye kubona impano y'Imana aribwo bugingo buhoraho. Reka tubaze abarokore na akenshi abantu basengera muri ADPR. Yego. Mbiziho. Yego. Nanjye mbibazi. Ibyo bashinja ubimbwire. Ibyo mbashinja. Yego. Cyambere ndabavugaho byinshi. Bigira abantu bakijijwe. Yego. Mu buye buryo nyine babyigira. Bigira abantu nyine basenga, ariko wajya kureba mu bantu bakora ibyaha ukabasanga mu mwanya wawe. Niba bazi ko kuba ari umuririmbyi mu rusengero wafashe Imana akaguru ntabwo ugikora ibyaha, kuba uri umuhanuzi witwa ko uri umuhanuzi ntabwo ukiri umunyabyaha kubera ko ujya mu rusengero ukazenguruka ugahanura. Impamvu mbivuze, hari ahantu nagiye nyine gusenga njyanye n'undi muntu, yego andaritse, ariko ntabwo yari ku cyumweru, ni muri bya byumba nyine tutarahagera irabigira da, ahubwo si n'urwe rusengero rutagira ibyumba. Ababyeyi nyine nari nsize inzara bisanzwe, mfite n'ibisuko. Yego. Ndakeka nari nambaye ipantaro n'ubundi n'umupira. Yego. Baragusohora. Ntabwo batsohoye tutarahagera. Nyine baje kureba aho ngaho, nari ndi mubyeyi ngo tujyanirane. Bahageze muri cyage cyo gusuhuza abantu, nkajya mbona bari kundebera hasi, bari kukwishisha. Mvuga se nakoze iki? Nkabona buri wese bari kurebana ngo yego Mana, bari kundeba nabi, nkibaza icyo nakoze nkakibura. Noneho nyuma
aravuga ati reka tubanze noneho dusenge twiyegereza Imana, urugendo tugiye gukora rwo kujya gusenga rugende neza. Bazamo bya bindi byo guhanura, barazenguruka, sinzi niba iri ari Imana ibazengurutsa cyangwa se baba banarwaye, ntabwo mbizi. Ibazengurutsa ntabyo nzi. Umuntu umwe araza arambwira ngo wowe ufite mbonye mu nshuti zawe, ntabwo ari ukubeshya, ni ibyanyabyo, ufitemo abantu bakorana n'imyuka myinshi bajya ikuzimu. Icyo gihe nta n'inshuti nigiriraga pe. Ikindi kintu cya kabiri, umwe avuga ko mvukana n'umugabo w'uwo mubyeyi kandi ntacyo dupfana, arakugerekera. kandi uwo mukobwa baramwemeraga nk'umuhanuzi ukomeye, bamurata pe. Nose uwo mukobwa ari umu-ADEPR? Yego, n'urusengero naruvuga ariko si ngombwa. Noneho birarangira ngo basenze, ntabwo insengero bazifunze. Yego, noneho umubyeyi aba aravuze ngo umva ngo njyewe rwose ngo ngiye mu mwuka ngo ibyo bisuko nabikatisha isizo ngo nizo nzara nkazihariza urwemero. Arankaye. Yavuga se abo bantu bakorera Imana bakorera Satani? Niba twese Imana ni urukundo, niba uriya mugenzi wawe wenda warasenze wageze mu ijuru, nyine wowe warakijijwe, uba ufite gahunda yo gusengera n'abandi bantu ngo bakizwe, kuko abantu b'Imana bashyira hamwe ni urukundo. None se kuki abo ngabo mvuze babarokore aho kugira ngo agusengere, akwegere, akunyuze mu nzira nziza, agukaya nkaho Imana ukabona ko Imana ari niye cyangwa se ari nka papa we wenyine utagira n'iwabo? Bagira uwo mutima. Abo bantu rero, abantu bameze gutyo baba bari mu buyobe, babikoreshwa no kutamenya. Kuko ibi bintu nashatse yuko mbivuga mu buryo bwumvikana kugira ngo abantu bose badukurikiye mu by'ukuri babyumve. Kuko iki kintu Pawulo yigeze agikora, nako Petero yigeze agikora, kirangize kibabaza Pawulo cyane, ngo Pawulo icyo gihe ahitamo kumutonganyiriza imbere y'abo bari kumwe. Pawulo yabaga mu banyamahanga asangira n'abakagira gute, nako Petero yumvishe ngo Pawulo araje yarasangiraga nabo, atangira kubanena kandi mbere yarafatanyaga nabo. Sinumva umuntu yajya mu isoko afite ibisuko ukamuhahira, ahantu hose mugahura serivisi n'umuvandimwe wawe mugasangira ku meza, mwagera mu rusengero kubera afite ibisuko ugatangira ukamwikanga, bikaba ibintu bya dani. Urumva harimo akantu k'uburyarya, ariko Bibiliya ivuga ikintu gikomeye. Njye ni umuvugabutumwa utari uw'idini, umuvugabutumwa w'Imana yashyizeho kugira ngo umanurire amahanga. Bibiliya avuga ngo umuntu wese agume uko yahamagawe, sibyo? Nk'umuntu wahamagawe ari umupantekote, reka mbivuge gutyo, cyangwa adasuka, cyangwa adashyiraho inzara, cyangwa atambara ibintu bigufa, atambara ipantaro, naguma uko yahamagawe, ntabyigane. Naramuka byiganye bizamubera icyaha, kuko siko yahamagawe. Hari n'uwahamagawe akavuka nk'iwaba ari umuzayone cyangwa ari abarestoration cyangwa ari idini ryambara amapantaro rigira gute ridefiriza. Ubwo nuko yahamagawe. Ahubwo wowe wahamagawe udakora ibyo ngibyo, ni iki gituma ushaka guhatira uwo nguwo wahamagawe ari uko ameze yuko amera nkawe? Ko Pawulo ari byo yabajije Petero, amubwira ngo nuko icyo uhatira abanyamahanga kuba abayuda, kubera icyo uhatira umurestoration kuba umu-ADEPR, kubera icyo uhatira umuzayoni kuba umu-ADEPR, kubera icyo uhatira umuntu runaka kuba ikintu runaka. Uko yahamagawe nuko nababwiye ngo abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kubana Imana. Buri muntu wese aguma uko yahamagawe. Cyokora wumva bigucira urubanza, ukumva umusatsi ugucira urubanza, bitari ngombwa ugutera ubwibone, uko izo nzara zigutera ubwibone, kuko mu by'ukuri no mu buzima busanzwe ndabizi ko bitera ubwibone. Akenshi abantu babifite bitera ubwibone. Hari umuntu twabanaga mu gipangu yambaraga ishaneti, twarasohokanaga igipangu, twagera hanze yayibagiwe akavuga ngo nambaye shingo wazi. Nkibaze se iramumara imbeho, nkibaze se kimaze iki, ugasanga cyamutera ubwibone. Cyokora kigutera ubwibone, icyaba cyiza niko wakireka. Ariko kitagutera ubwibone, njye sinakubwira ngo gikuremo. Ariko
buri muntu wese agira uko yahamagawe. Sinumva ukuntu umuntu yahatira undi kuba nk'uko ameze. Igifite agaciro ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, akakuyobora kandi ugakora icyo Kristo ashaka yuko ukora. Pasiteri rero hari igihe wenda uko yambara cyangwa uko asa ziriya nzara imisatsi aribyo bimugaburira. Oya, ibyo byaba ari ibindi nawe ushatse kwizana. Ari byo bimugaburira se byaba bimugaburira. Bagiye cyaka udusobanurira iki kintu sibyo? Ahubwo keretse wowe none se wowe ndumva ibindi ushaka gusobanura naho bihuriye n'ibyo umukobwa ari kuvuga. Uyu mukobwa ikintu yavuze nacyumvishe. We aho asengera ibi bintu barabyemera, yavutse iwabo ari byo kandi barasenga no bakuzura umwuka wera baganira nuko bahanura bakavuga ubutumwa bwiza nkuko natwe tubuvuga. Ndi kubona n'abarokore basa nkaho bagukomerekeje cyane pe. cyane pe bikomeye ahubwo. Kuzi ko abarokore we none si ni ukubera iki abarokore twabibanzaho cyane, batubwira impamvu. Yego turabizi abarokore nyine hari igihe ntabwo ari bose sibyo, ntabwo ari bose ari ukumbabaza cyane, mbona ari bose no kuba witwa umurokore niyo waba uri umutipe usengera muri ADPR. Umuntu igoroma abantu siyo nkunda ariko byiswe ko asengera muri ADPR. Mbese ukunda igoroma abantu? Ndamukunda cyane. None se ubundi abarokore ikintu bagutwaye gituma ubanga nyirizina ukavuga ati icyo bankureye niki? Kuko hari igihe umuntu ashobora kubanga nta n'ikintu anabahora. Wabwira abanyarwanda ukavuga ati ngiye ikintu gituma nanga abarokore bankureye niki? Abarokore bagutwaye icyo bagukoreye nyirizina arasa kutubwira icyo bagukoreye. Njye mfite impamvu nyinshi si bikabyo, tubwiramo nk'imwe cyangwa ebyiri. Impamvu ya mbere ni ukuvuga ngo igikomere mvuga cya mbere mu buzima mfite nibo bakeneye. Ikihe nyine kitubwire? Igikomere abarokore menya ari abana babi kuburyo bakomeretsa n'umukobwa twabashinja tutarakimenya. Abarokore bo muri ADPR. None se wavuga abarokore ntuvuge bo muri ADPR ukavuga abarokore n'abarokore hafi ya bose. Wowe vuga abarokore hafi ya bose ntuvuge bo muri ADPR. Kwanza ngewe n'abandi bose nabakuyemo ndavuga bo muri ADPR. Nibo bagukomerekeje cyane. Bo abarokore bo muri ADPR ni ukuvuga ngo nakundaga kurwara cyane. Nararwaragurikaga nyine ibintu bidasobanutse ukuntu. Abemera iby'amarozi aravuga ngo nta marozi biki ibintu nk'ibyo nyine. Noneho iyo umuntu yarwaye ni ukuvuga ngo asambira hose nyine aho bamurangiye nihajya. Noneho ubwo nyine hari nk'umubyeyi w'inshuti yo mu rugo akaza kavuga ngo ngewe Mutoni hari ahantu namutwara agakira. Ubwo tukagenda mu byumba ahantu gusenga ni byinshi cyane, ni henshi ibyumba bitandukanye. Yego. Urumva rero wibishinja ADPR. Nose ibyo byumba byose wagiyemo na ADPR gusa? Na ADPR. Oya munyamakuru ntukajishinja ibintu. We nadusobanura ibyo byumba yagiyemo na ADPR gusa, aduha ubuhamya bufatika ko katubwira ati na ADPR cyangwa najyaga n'ahandi. Okay, najyaga n'ahandi ariko ahantu siwumva se bambabaje cyane. Yego. Abo nanze cyane naba ADPR. Yego. Simbakunda. ADPR mudukurikiye. Uduha ubuhamya rwose bufatika bw'icyo bagukoreye. Ntago muri bundengenye kandi n'abantu bose ntago barandenga. Oya rwose tubwiza ukuri pe. Noneho turanagusengera. Baragiye. Nari maze iminsi ndwaye ntameze neza, nta mbaraga mfite, nyine umuntu maze iminsi arwaye mu muzi ko nameze. Ndagenda aho ngaho, noneho nyine nk'ibisanzwe ngewe nkunda guhora nsutse umusatsi, ntabwo ndi umu ADPR. None kuki bagiyemo kandi? Oya gusenga bwo ni gusenga ntabwo bigira limite. Noneho bakajya banyuraho bakandeba. Umwe arangije arambwira ngo sugo ngo nkaho ushaka iki, ngo nk'uyu nguyu yagiye ngo mundebere ngo yagiye he kandi uje gusenga. Nje gusenga. Kigaragara cyubanza uwo muntu iyo Mana yabagumwe yari yase. Umutwe uri kundya ameze nabi pe. Cyane ari ndwaye ndemvye cyane. Mwese ngo nkaho ugiye gusenga. Umwe abandi bakajya banzanira ibitenge ngo nkenyere. Sinzi gukenyera ibitenge rero ngewe.
kandi uwo mutwe uri kukurya. Yego, nkavuga se njyewe navuye mu rugo nambaye gutya, nari nzanu ngiye ko ngiye gusenga, iyo Mana yo mu ijuru ndashiraho igitenge nyishe ko naje nambaye ipantaro, nditega igitambaro nyishe ko mfite ibisuko kandi irebera hose icyarimwe. Yego. Wese ngo nk'aba ngo muba mubajyanye ngo ngiye mu mwuka ngo ibyo bisuko nabyogoshesha isizo ngo nizo nzara nkazihara, gusa nk'abo muba mubajyanye. Noneho ibyo ntabwo bibaje cyane, umva ikindi kintu bakoze. Yego. Ari ukunena uko nguko abapfukama barapfukamye, nta mbaraga nari mfite namba. Yicara gutya nk'akana yikishwe n'imbeho. Noneho ni ba bantu ngo ntabwo yagusengera agukoze. Ibyo bintu birambabaza no kubivuga gutya biri kumvura. Bagusengera gase bagutse. Nguyu ngo gutya nguyu afite amadayimoni, umuntu yumva ngo uriya mukobwa ngo ntumukoreho, ngo numusengera ngo umukozeho ngo ibimurimo biri bumuveho bikujyeho. Kubera ko waje wambaye ipantaro n'ibisuko bahise babonamo abadayimoni. Noneho wumve nari mfite agahinda k'uburwayi, mfite agahinda k'umunaniro ukuntu ndwaye, noneho naho ngiye ngo ni mu rusengero ngo ntabwo bansengera bankozeho ngo amadayimoni andimo atamvamo akabajyaho. Mbese nyine bamakato ndicara gutyo urumva. Noneho wumve umuntu ufite umwuka w'Imana, nzemere ko niyo yaba ari amadayimoni, iyo Mana yo mu ijuru, uwo mwuka wera utinya Satani kumugaragara ngo nta nubwo yemerewe kumwegera. Uwo mwuka utinya abadayimoni, uwo mwuka wuhe. Noneho ubwo nicara gutya ngo uriya nimumwegere ngo afite amadayimoni, umwe yareba akabona inzara zirasinze ngo mu izina rya Yesu agatokesha nk'aho ndi Satani. Amarira yaranyishe, nkurikiza agahinda k'uburwayi mfite ntari gukira, nkavuga se n'abantu bari kunyinyoza, bari kunyanga nabo mu rusengero, bita numva nshaka no kwiyica pe. Navuga ndiyahura kubona abantu bose bakwanze. None no mu rusengero noneho abarokore nicyo mbangira, nicyo mbazirira, nicyo mbese simbakunda kubera barironda. Kubera batumye ushaka kujya kwiyahura, batuma ushaka mbese kwiyambura ubugingo bitewe. Reka aka kantu nkavugeho gake. Nibyo naherekare mvuga, aba bantu ni ukuvuga bafite icyo bita, ni ukuvuga bataye Kristo ahubwo bafata doctrine z'idini. Iyo ni imyemerere y'idini, ariko ntabwo ari imyemerere ya Gikristo. Yesu nta muntu n'umwe yigeze, nagiye nsoma Bibiliya kenshi, nta muntu n'umwe wigeze ahura na Yesu amubwire ngo banza wihane ibyaha banze ngukize. Yarabanzaga akagukiza, yarangiza akakubwira ngo igendere ntuzongere gukora icyaha ukundi. Ariko bo urumva barabicurikaga ho kugira ngo bahure n'umuntu wenda nimba banamubonyemo n'ibyo byaha, babanze bamurambike ibiganza akire, noneho namara gukira babone bamubwirize. Nawe tekereza, mu by'ukuri ataravuga impamvu ashobora kuba banga, navuga ngo uyu mukobwa ubanza atari seriye. Ariko nje gusanga mu by'ukuri ibintu avuga bifite ishingiro. Wowe uje ubabaye, uje kwa muganga, nkaho muganga yagufashije ngo abanza gufashe, atangiye kukuka inabi. Abo bantu rero, abo bantu nkubita ba ADEPR, urebe ikindi kizina ubita, abo ni intumwa za Satani. Abo nyine barabyiyita. Nyine hari abantu nyine babyita Yesu, niyo mpamvu bavuga ngo ku munsi w'imperuka mwe bazavuga ati none se Mana nitwahanuraga mu izina ryawe, azabihakana. Yesu hari abantu benshi azihakana. Urumva abo nabo banduje iryo zina, ariko mu by'ukuri ntabwo ari abakozi b'Imana cyangwa ntabwo ari aba ADEPR ba nyabo, kuko
icyo bagombaga kubanza gukora cya mbere bagombaga kubanza kumusengera uburwayi bugakira, kuko muri Kristo Yesu dufite imbaraga n'ubushobozi bwo kwirukana abadayimoni no gutegeka uburwayi bukagenda mu izina rya Yesu. Biboneka mu gitabo cya Mariko, ngira ngo ni ibice 17 umurongo wa 16 rivuga ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera banjye ngibi, bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, bazakandagira inzoka na sikoropiyo, bazarya bananywe, ikintu cyica nta kintu kizabatwara. Urumva rero umuntu unyuranye n'ayo mahame nta mpamvu yo kwitwa umukristo cyangwa umwizera. Rero igikomere wagize kirumvikana, ariko wihangane kandi nabo bababarire mu mutima. Abo ngabo ni babandi Yesu azavuga ngo ntigeze abamenya. Nakugira inama yo kubabarira no kubareka, ariko warakize. Imana ishimwe, Imana yo mu ijuru, Imana ishimwe yuko yabonye akababaro kawe nubwo batigeze bagukoraho. Yesu yamanutse mu buryo budasanzwe, nka wa murwayi wabaga ku kidendezi, ngabandi barwayi bafite abantu bajugunya mu kidendezi barazaga bakabajugunyamo bagakira. Ariko ngo hari undi wari umaze imyaka 38, we kubera atagiraga kivurira ntagire kirengera, imyaka 38 arayihamara. Nyamara buri yaza kugira kivurira cyangwa akagira uwamuterera akamujugunyamo, ntago aba yaramaze 38. Ariko ngo Yesu ahageze kuri icyo kidendezi arabimenya, akoresha uburyo bwari butandukanye n'ubwo bari basanzwe bakoresha. Bose bari batumbiriye imbere bazi yuko agomba kumanukira mu kidendezi. Yesu amenya yuko hari uwo bataye nyuma. Yesu aca inyuma, araza aramwegera aramubaza, ngese wowe ushaka iki? Hari igihe ibibazo biba byarakurenze byarabaye birebire, nawe uri kunyumva, uburwayi bwarakubanye burebure, ibigeragezo byarakubanye birebire, urushako rwarakunaniye, yewe ukora bikanga. Ariko hari igihe Yesu agiye kuza agaca utarukeka yuko yaca, akakubaza ngo ushaka ko ngukorera iki? Icyo usabwa ni ukwemera no kudahakana no kutamugisha impaka, umubwire ngo icyo ushaka cyose kinkorere. Uyu niko Yesu yaje, araza aramubwira ngo noneho ubwabo bantu banze kugusengera bakanga gukora ibyo biyise gutyo, njyewe ndi Imana ndagukijije. Byashoboka ko yakoresheje indi miti cyangwa ibindi bintu, ariko uko Yesu yabigenjeje urakira. Urumva hari uko Imana yabigenjeje. Ikidendezi wakekaga ko ugomba kujugunywamo kugira ngo ukire, Imana yaciye izindi nzira iragukiza. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Sawa. Rero njyewe mfite ikibazo pasiteri. Yego rwose. Nihanganire kukubaza iki kibazo, ariko ni ngombwa pe. Ewe rwose mu mbazi. N'Abanyarwanda ndakeka iki kibazo kibakomeye. Yego. Urabona barafashe bafunga insengero, kandi niho twagendaga gusengera. Imisozi barayifunze, ariho twasengeragamo wenda tugafashwa. Yego. None ubwo ngubwo pasiteri, ibi bintu rwose urabivugaho iki byo gufunga insengero? None ngiye kukubaza ikibazo kimwe. Imana itura mu nsengero, Imana ituye mu rusengero. Ndagira ngo nawe usubize nk'umunyamakuru. Imana ituye mu ijuru. None nimba Imana ituye mu ijuru bakaba barafunze insengero, ufite ikibazo ki? Mfite ikibazo ko Imana aho twayisengeraga bahafunze. Ikintu cya mbere reka mbanze ngutangarize yuko Imana ntago iba mu nzu. Imana impamvu ataba mu nzu, ntago Imana ari ihene, Imana ntabwo ari inka, Imana ntago ari imbwa ngo ibe mu nzu. Rero iyi Imana mu by'ukuri iba mu nsengero cyangwa ikaba mu nzu. Imana yajya kwiturira kwa Rubangura muri etaje, cyangwa Imana ikajya kwiturira mu etaje yo muri Amerika. Niyo mpamvu Imana yaravuze ngo amaturo n'ibiki byose sinabishimye, ngo icyo nishimirana umutima imenetse. Rero ntabwo bafunze insengero. Ijambo ry'Imana avuga ngo imibiri yanyu ni insengero z'Uwiteka. Bafunze amazu, ariko ntabwo bigeze bafunga insengero, kuko insengero nitwe. Ese reka nkubaze, ese kubona byari byaramaze kugira ugasanga ahantu byabaye akajagari, ugasanga ahantu mu gitondo n'urusengero, nimugoroba n'akabari. Imana yabaga mu kabari ikaba no mu rusengero? Umupasiteri yashwana n'undi agashinga urusengero, wabona uzi gusenga uri kubwiriza nkanjye ugashinga urusengero. Mbese abantu bari barabonye amariro, birirwa basaruramo abantu amafaranga, birirwa basabura abantu. Ahubwo se wowe nta rusengero ufite? Njyewe nta rusengero mfite. Njyewe nta rusengero mfite. Ntabwo bishoboka. Njyewe ntabwo ndi umupasiteri nyirizina, ndi umuvugabutumwa bwiza. Aho nsengera ngomba kugumaho, nta n'icyatuma mpava. Icyo gituma mpava nicyo gituma njya kwiba. Reka ntuzabona umuntu yabaga mu rusengero akava akajya gushinga abagiye kwiba.
abo ngabo ko naho bavugaga Imana bakayivuga neza, we ahagiye bagiye kuvuga iki? Bagiye kwiba amaturo. Rero ikigaragara leta rero ibona ako kajagari abantu bari gusahura abaturage bakoresheje insengero bari kubiba, leta ibona ntiyabivamo. Ibonye itabivamo iravuga ngo ako kajagari k'ubwo busengero butujuje ibyangombwa ndagahagaritse. Ntabwo ngeze mfunga insengero, turasenga twebwe dusengera arasenga. Iravuga ngo uzaba afite urusengero rwiza rwa etaje cyangwa urusengero rufite isuku rurimo ibintu bisabwa azasenge. Rero utwo dusengero tw'umuntu washonje, ntabwo umuntu washonje urajya gukodesha agashamburete k'5,000 hariya ruguru azabona ayo mafaranga yo kubaka urusengero rwiza. Rero insengero ntabwo zafunzwe, ahubwo baciye ibisambo. Ni ukuvuga leta yafashe ku nda biriya bisambo byose, yabifashe ebyiri. Nuko bimeze, ariko insengero ntabwo zifunzwe kuko Imana nta nubwo ishobora kuba mu nzu rwose, nabikubwiye. Noneho tubwiye ko insengero ngo ni umubiri wacu. Insengero ni ukuvuga imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka, kuko Imana yabajije Dawidi yaramubwiye ati Imana ndagukunda, ngiye kukubakira urusengero. Imana iramubaza ngo we Dawidi, wewe wanyubakira inzu ki? Ikintu cya mbere, wewe wamennye amaraso menshi, wanyubakira inzu ki? Imana iravuga ati cyo kora umuhungu wawe azanyubakira urusengero. Ariko Imana irabanza iramubwira ngo intebe ubwayo ijuru ni intebe y'Imana, niho Imana yicara. Isi ikaba intebe z'ibirenge byayo. None ugiye kubaka urusengero, wakubaka urusengero rungana iki? Ko rutakwirwamo nino hano mu Rwanda. N'urwara rw'Imana ntabwo rwakwirwa mu iyo nzu uvuge ngo baki Imana urusengero. Hatazagira n'uzikomaga ku gatuza ngo yubakiye Imana urusengero. Wowe wakubakira Imana urusengero. Urusengero ikeneye ni umutima wawe ngo ituremo gusa. Imana ntabwo iba mu nzu zubatswe n'abana b'abantu. None se ku mutima wanjye ari mutoya, Imana yakwirwamo ute? Ni ukuvuga umutima wawe ufata yuko ari muto, ariko njya numva abantu bavuga ngo umutima w'umuntu ugira ngo ibyumba byinshi, ngo umuntu ni mugari, bavuga ngo umuntu ni mugari ni iki? Ukeka ni umuntu w'iki? Ni ukuvuga umutima w'umuntu ni munini cyane, ni mugari. Imana we yawuturamo bigashoboka. Ariko urusengero rwo nta muntu wakubakira Imana urusengero, kuko Imana ntabwo iba mu rusengero. Imana ntabwo yaba mu nzu yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Ubwo rero bantu mudukurikiye, muri kumva ko urusengero rwanyu mufite mutazitwaza nk'insengero barazifunze. Yego. Dore urusengero rwanyu mufite n'uyu mutima. Yego. N'uyu mubiri kuba ukiwufite, ubwo ufite urusengero. Yego. Wicara usenga Imana, uyisabe kuzaguhereza ubugingo bw'iteka. Oya ntabwo ari ukubusaba, Imana yamaze kubaha. Uwizeye wese ubugingo yarabwandikiwe muri Kristo Yesu, izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uwo wese wizera bufite si ukubusaba. Ntabwo ubugingo babusaba kuko ni impano ntibayisaba. Yego. Pastor arakoze cyane kutubwira ko ubugingo ntibabusaba, ni impano y'Imana. Impano y'Imana. Rero weho wavutse ufite amahirwe menshi yo kuba Imana yaguhereza impano y'ubugingo. Kadushimire rero Pastor anadusengera, anadusezera, natwe tugende, dore amasaha arakuze. Pastor wadusengera tugasoza ikiganiro. Yego. Mana turagushimye. Ugira neza bukira bugacya, watanze ubugingo bwawe ku bwacu. Kubw'urukundo ruhebuje wakunze abari mu isi, byatumye utanga umwana wawe kugira ngo kwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bisobanuye yuko kwizera bihwanye n'ubugingo buhoraho. Umuririmbyi yararirimbye avuga ngo inyanja zose nubwo zaba nka wino, ngo ijuru ngo rikaba ngo impapuro, ngo maze ngo abisi bose bakandikaho iby'urukundo rw'Imana, ngo ntibyakwirwa. Urukundo rwawe ni rurerure, urukundo rwawe ni rugari, umugambi wawe ni muremure kuri twebwe. Niyo mpamvu mu izina ryawe Yesu, abantu bari kumva iki kiganiro turabasengeye. Abafite ibibazo by'uburwayi bikire, abafite ibibazo by'ubukene bukire, abari gukora ntibyemere bigende, abari mu bitaro runaka uhagere mu izina ryawe Yesu, abo byayobeye bagenze bakageraho umurongo urangiriye ubarengere mu izina ryawe Yesu. Ngaho gumushyigikire iyi channel yacu ya Narada Big Talent, uyagure mu izina ryawe Yesu, uyigeze kure hashoboka kugira ngo irivuga butumwa ryaguke mu izina ryawe Yesu. Reka ubuntu bwawe n'amahoro yawe biyisakareho, ndetse n'abakoreraho ibiganiro n'amafilime bose umugisha wabagereho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.